niki tugaruke tugusubize inyuma tukubwire urashaka utegeza ko turinjije tugusobanurire tukubwire hanyuma se izi nama zikorerwa twabonye ba Nahimana n'abangaba n'umuhungu wabyo bose bagikisha kujya kureba Kisekedi y'uti ko abantu ari bigoriki wewe wibaza ko kuba wenda ya masaha ushobora kuzera ikibazo n'abantu baraza muga kuri zo propaganda turabizi cyane intambara zirirwa zibera uzagenda urebe ibiganiro ama special bana ba Christian Nyamabo urebe izo uri muzima FDR ngo ni icyuka okay ni icyuka niba kugeza amasaha ushobora gufata umuntu usenya ufite ideology ngengabitekerezo akakwishyura uretse gato akakwishyura ukamusapotinga muri ibyo bintu uragira ngo abantu bagufate gute Robert abantu abanyarwanda bafite excuse me stay there hello no Robert tuganire ngiye ntabwo naguhutaza ariko ndi kukubaza niba wemera ko Nahimana asenya afite niyo ngengabitekerezo atemera ubumwe bw'abanyarwanda warangiza ukemera agakoresha amafaranga inkotanyi nka Robert agakoresha amafaranga akakwishyura ukamushyigikira muri ibyo bikorwa ibyo yakora byose niyavuga ngo arasenya wasanga nawe ajya yikirigita agaseka no kuvuga ngo jewe abanyarwanda bafana u Rwanda ntabwo bandusha gufana u Rwanda abo muvuga ngo bakunda u Rwanda n'urugero I'm telling you na muntu iyo barimo ntabwo banabiza n'ibintu mwe navuga mutanazi mugasanga mwibona zero reka tujye kubyo tuzibina tureba nandi bwaje Nahimana ndamuzi nzu wariwe nzi na politiki ye nemera nawe ranabizi turanavugana ndamubwira ibyo ngibyo ahora arenge ati niyo katamfite okay ikataye uri muna agera kataye umva tega amatwi no kuvuga ngo ugiye kuba namuririmbye wigeze wumva mu ijambo president wigeze wumva mu gihugu cy'u Rwanda gisebya wigeze wumvamo mu ndirimbo mvuga ngo Rwanda ruyobowe nabi Roba jya muri message y'indirimbo yanjye none arubyiruko rwumva iyo ndirimbo ngo yamuririmbiye nkuko naririmbiye His Excellency Museveni namuririmbiye afazadi umva nkubwire Roba sibyo ndumva ufite kugira ngo njye no mu bindi n'izindi gahunda urumva ngiye icyo ndeba n'ibitekerezo nibyo ukora byonyine kuba ushobora kuba magambo make amusore ku banyarwanda baba barahungabanye kubera indirimbo naririmbiye Nahimana ariko bagende banayumva ndabasaba ko bayumva bakayumva bakumva message irimo niba ndashishikariza abantu ko tujya kumva iyo ndirimbo ko niyo kugumura abanyarwanda ntagira umuntu ujya kuyumva na kugumura kurimo harimo kugumura byonyine kuba ubundi kankubaza ese mwari musanzwe muvugana no ikibazo ntuze kuraka ndumiwe kabisa Roba jewe reka nkubwire ikintu kimwe Nahimana simuzi ariko His Excellency Paul Kagame ndamuzi yanamuze mu ntoki inshuro zirenga 3 noneho uwonzi mu buzima bwanjye uwandeze ni Kagame Paul niwe muntu nzi naramuka ngize n'ikibazo n'ubu ngubu ntanga message buri gihe cyose akurikirane abayobozi batumye ntoroka Roba uribuka tuvugana bwa mbere kuri space ijambo nakugeka kurakaza ugahita uvaho wambwiye ubusa ntabwo nakubwiye ubusa nakubwira ijambo ndari gusubiriramo narakubwiye ngo icyo gihe wari muri situation itari nziza nubwo ntabwo nagushinyagura ibyo navuze nabivuze kuko niba wizera ubutabera bw'u Rwanda cyane Roba narakubwiye nti ubutabera bw'u Rwanda reka ngushakire kwizera ubutabera bw'u Rwanda uravuze ngo cyane urabwizera kandi ntabwo wibeshye nshobora kuba nibeshye mu gusubiza ntabwo wibeshye ndibeshye man ntabwo wibeshye so anyway umusaka nkubwira ikintu kimwe Roba urumva nk'umusirikari ntabwo byari bikwiye ko ufata iya mbere ukajya gukorana n'umuntu Nahimana nubize muvuga nk'umusivili nka ariko kugeza amasaha niba ushobora gufata reka nkuvuge nk'umusivili okay ngufate nk'umuhanzi mu gutekereza kwawe nk'umuhanzi urukunyumva ufite izina rikomeye mu gihugu wubatse indirimbo zubatse abanyarwanda kuba ushobora kwifata ukagenda ukishyurwa n'umuntu ufite ingengabitekerezo utemera ubumwe bw'abanyarwanda Robert we waririmbye hanyuma ukagarura ukifatanya n'umuntu usenya ubumwe bw'abanyarwanda ukavuga ngo yarakwishyuye ngo kandi warubayeho nabi ukabihuza na Irema Nungu niko ambaye umutusukuma so what Robert ku buryo byakabaye bikwiye aya masaha uremera ko
uretse gato Juliana indirimbe uretse gato ngiye kubanza kantu my brother uretse gato kanageze kuri aka kantu kanageze kuri aka kantu ni ukuvuga ngo icyo wakoze wafashe umwanya uretse gato ufata uretse gato wafashe umwanya usenya ibyo wubatse nibyo uri gukora niba warafashe imyaka uretse gato nasanye ibyo nubatse wowe ndabigusobanurira ariko uza abantu basanye ibyo wubatse reka bigusobanurire nyine reka bigusobanurire majoro witwa Mudasiru brother kabigusobanurire mu magambo abiri ubwo yarimo agiye kurasa u Rwanda jewe ntago ndagera kuri urwego man kurasa kabigusobanurire Robert kabigusobanurire ndabigusobanurira muri urarengereye okay reka bigusobanurire nyine ni ukuvuga ngo wowe uri mu bantu bakoresheje intwaro uretse gato bakoresheje intwaro urangije gukoresha intwaro uragenda ujya gukoresha impano wubaka ubumwe bw'abanyarwanda siko bimeze uri mu bantu batanze umusanzu mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ukoresheje impano yawe aya masaha uri dakoro ufashe inzira ugiye gukorana n'umuntu utemera usenya ubumwe bw'abanyarwanda nka Nahimana none se niba ugiye gusenya ibyo wubatse ubumwe bw'abanyarwanda ukajya kumushitera ingabo mu bitugu umufasha umuririmbira indirimbo kandi we politike ye ariyo guca nk'abanyarwanda ibice ariyo kuzana tribalisme mu banyarwanda ntabwo urimo gusenya ibyo wubatse ya mu byumba we Ian ndavuze ngo jya mu cyumba vuba ndi kukubaza rero wowe nanjye ndi wowe navuga nkawe kuko izi mpamvu muvuga gutyo muri kure akamene nyine mufite primary political in your heads guys ubu jewe impamvu meze gutya nkavuga uko umshobora uko I think nuko ejo bundi ari ijambo umuyobozi avuga ijambo ni muri sesengwe His Excellency yavuze ku kintu cyo kureta yaringa avuga ati jewe nanjye ngiye bose anytime nzagenda mere nkamwe hano ngo ariko je ntabwo namera nkamwe ntabwo ariko ansubije ikibazo nakubajije ndimo ndaza hanyuma kugira ngo umere nkawe imitekerereze yawe ubwawe nawe uzuriwe kandi n'umutima urimo abantu babiri wego rufana uzi abantu umuntu wanyawe wowe uriwe n'ukuri kwa Robert urakuzi kandi wumva wanshigikira ariko mushobora kubivuga noneho ubu no kuvuga ngo kuba nafata indirimbo nkayiririmba Nahimana niwo kwiriye kabubwiza ukuri Roba yateye u Rwanda amacumu abo wateye amacumu ninde agati ya ninja na Nahimana amubwira Robert nashyigikira ninde man muje mumenya kamubwire reka nzamubwira Robert nashyigikira nagusasiye ndakugayidinga nguhereza politiki reka mubwire Robert uriya buri muntu wari we wese mu Rwanda yabaduye Robert kamubwire Robert aho je ndihangana kuba ndi hanze nkaba nta kintu ndimo kuvuga Robert kamubwire ikintu kimwe nakaba imvuga iyo mutazi nka nabigisha kamubwire Robert reka byumvire Robert kamubwire none umenye Nahimana anyishuriye inzu muririmbiye indirimbo ni bangahe ba Kanozi tuvugana cyangwa abageno tuvugana kuri telefone ari kuri gitangaza uretse gato bakansezeranya ibintu nabikore uretse gato none Nahimana agatera intambwe akamata Robert iyo ndirimbo nubu akambwa ati ndakwishyurira inzu amezi cyangwa umwaka uri umucaka uretse gato Robert tugira abantu babiri urukumva kankubwira amagambo abiri nanakure utarajya kure mu bantu baruhago 25 banga u Rwanda cyangwa aduyi muri list zose harimo nabakayumba Nyamwasa wigeze ubonamo Nahimana padiri nako arimo noneho reka nkubaze ikintu kimwe akagabo kaba hano za Rubaga nahora ajya kuri embassy kandi bamushize kuri list nahora kuri embassy y'u Rwanda umva nkubwire Robert yo kubwira amagambo abiri kujya gutoreka ikindi kiganiro umva Robert nemera ibyo akora ni Robert navanye nawe i Kigali ugiye kuririmba ku mubano Rubavu nkagenda nkagutwara muri famiye yanjye nkagutwara hariya kuri Minagri ukaryama abashiki banjye bakagutekera ukishima mu gitondo ukajya ku mubano ukajya kuririmba indirimbo zunga abanyarwanda urabyibuka do you remember that time
Yes. I don't remember. Ndatekereza Godfather umwibutse unamenye Godfather so remember me. Uwo niwe Robert Nemera. Ngafata ibyuma byanjye tugafata urugero tukajya Rubavu bro, kagutwara muri famiye yanjye ntishisha, ukagenda ukaryama, gashiki banje bakagutekera amasa yo kujya guperforminga, akagera tukajyara ku mubano ugaperforminga indirimbo zunga abanyarwanda. Uwo ni Robert Nemera, my brother Robert. Uretse gato munyene iki munyene icyo tugukeneye ni kimwe n'iki ngiki Robert, wakora ibindi byose, unaweza ukanungunika, wagaragaza amanunguniko yako, wari ufite ijwi n'uburyo wabikoramo, ariko ahantu wakoze wabyiciye n'ukwifatanya n'abantu bafite ingengabitekerezo, abantu bafite amacakubiri muri bo. Yatangiye kubika His Excellence avuga ngo yapfuye. Ndi kumwe na president. Uri kumwe na president. Ibyo ngibyo bisobanukiye. Uretse gato avuga ngo yapfuye. Namaze bari forum bikora gute? Bivuze ngo niyo mpamvu nawe uretse gato bivuze ngo uretse gato wagiye kwihuzana naho Imana uzi wari we. So my brother, igihe cyose uzifatanya n'umwanzi w'igihugu, ukifatanya n'umwanzi ushaka gutanga amacakubiri y'abanyarwanda, nta mwanzi ikibazo mwe bababitsemo ubwoba, mwumva ko umuntu yapfuye ngo ndirimbira akaririmbo ukumva yabaye ikibazo. Robert nta muntu ubikamo ubwoba, urimo kunyumva, ariko ndakubwiza ukuri, uzafata umwanya wirebe mu ndorerwamo, urimo kunyumva. You have changed, wafashe inzira yo gusenya ibyo wubatse mu magambo make, which is not okay. Yo nago nagambanye na nicyo nasenye. Kugambana kurenze gukorana naho Imana nukuhe? Ako naho Imana ni waduye mufite mwumva no reka uriya ntabwo ari aduyi. Reka ze kubwira ikintu kimwe Robert, ntabwo kuba aduyi, reka kuba aduyi ntabwo uko aduyi agomba kuba akomeye. Oya, ntabwo kuba aduyi agomba kuba akomeye. Watanze umusanzu wawe, nubwo nawe ntacyo ugomba kumara. Uragenda ujya gufatanya n'abantu basenya umwe, icyo kintu uri kugikwepa. Wubatse ubumwe bw'abanyarwanda, aya masaha wifatanije n'abasenya ubumwe bw'abanyarwanda ukanabaterenga mu bitugu. Yes or no? Ntabwo ari byo. Nibyo. Ntabwo umuntu wese utekereza kuzasenya u Rwanda azamurwanya. Ikindi kibazo mfite kiri dipana nibazaga, ese Godfather n'abandi mudukurikiye hano, ko twabonye abantu benshi batanakoreye igihugu, batanakirwaniye, batanamenye n'amaraso, babasanga bakabaganiriza kandi bakagaruka mu gihugu bakanagikorera kurusha mbega bakakiyumvamo kurusha mbere uko babyumvaga bitewe n'ibyo bababwiraga wenda bari nyuma y'igihugu. Ngewe ikibazo cyanjye cyari iki, ndabizi neza ko abantu bo mu gihugu badukurikira n'abari hanze badukurikira. Uyu mwana w'umuhungu ngiye nkurikije ukuntu namwumvisha ibiganiro bye byose, harimo ibibazo ashobora kuba yarahuye nabyo, of course, wenda n'abantu bari inyuma bashatse wenda kumushyira hasi wherever, nawe yarafite amashagaga yo kuba yumva ko ari umusitari nta wamukoraho, urumva, akazamura ibiciro, bya bindi bavuga ngo uriruka cyane ukarenga iwanyu. Ashobora kuba yashatse kwiruka akarenga iwabo. Hari umuntu muri comment wavuze, sinzi niba hari ikintu wabosemye comment, ngo uyu mutipe ngo yishimbwa, ngo yibeshya ko yishe ikimasa. Hari ikintu mwitiranya, kaba gusobanura ikintu kimwe kuri uyu, ntabwo iyi case ya Robert neza ntabwo itandukanye cyane. Waretse nkarangiza kwansubiza ko ndabura just one line. Okay. Icyo nari ndi kuvugaho ni iki, uyu muhungu arimo aragerageza wenda tuvuge gucanga abantu, kuko tuvuge nk'iyo ugiye mu nani mu live y'aba opposition like barabamukankiko, my dear, baramubaga, bari abatunga bose baramubaga, bavuga ko ari maneko yaje kubaneka. Kandi ukurikije ibintu avuze hano ngo naho Imana nubwo namuririmbiye indirimbo, ndaca nkwe ko nari kwishyiramo ngo nubwo namuririmbiye indirimbo ngo wese abona ngo azi neza ko icyo gihugu yagifata. Ukeka ko batabirikodinze? Ukeka ko batabyumvishe batari hano?
niyo mpamvu bamubaga. Urumva nta hafite ahantu ari, iyo ageze hano arisobanya, yagera n'akisobanya. Njyewe ahubwo nabazaga nti ko dufite abantu b'itorero bagiye mu ngando bakiga kugarura abantu mu murongo, n'abavuye muri FDLR barabigisha bakajya mu to bakabigisha bakagaruka mu nzira, bararwanyije igihugu, baranisha abantu, baranaduteye bakatwicira abantu. Uyu Robert ntabwo ari umuntu uhangayikishije cyane, nta nukuri pe. Uyu muntu ni ikibazo, ni akabazo gato. Niba hano hari abantu batwumva bafite ibyo bashinzwe mu gihugu nk'uko yabivuze, ngo yaza kuba ari ikigarasha, ngo bakagombye kwamugiza, kandi koko nibyo. Uyu muntu niba babona yaracanganyukiwe, maybe ubuzima bwaramucanze, maybe afite ibindi bibazo yihariye bijyanye n'ubuzima, wenda tuvuge personnel, cyangwa afite mental health, nabyo bakabisuzuma. Uyu muntu ntabwo ari umwanzi w'igihugu, ngiye nkurikije ukuntu mbyumva, ahubwo yaracanganyukiwe. Aho bamukure hose aragenda, ntazi yajya, ntazi yava niyagana, yarisobanye, arisobanye. Abo bantu niba bahari, nkuko hari abagiye baza nabo twagenda tunoma, twagiye turwana nabo, twirwa duhanganye nabo mu mapake, batuka igihugu, batuka umukuru w'igihugu, twirwa duhanganye nabo turwana amawa ku manywa, barahari. Twavuga ubu ngubu bari muri za guverinoma bakomeye, ariko baragarutse, bumvishije inzira. Uyu Robert rero ni akantu gato. Ni ukuri niba abo bantu bahari, Udifa nawe nzi kuzi abantu benshi, ufite connection y'abantu benshi. Uyu mutipe ikibazo cye ni gitoya, ariko ndakwinginze mureke kumuha platform zo kuza, kuko araza akisobanyura, mu mubabarire mu muhatuze, kuko hari mu birangiriza inyuma. Nukuri niho numva nagarukira, ariko uyu muhungu ntarirarenga, kuko ukurikije ubwenge afite, hari ahantu agarura ubwenge akavuga ati hari ibyo ntavuga, hari ibyo ntajye, urabona ko agifite akaba umuntu. Rero niba mugarure mbere ubuntu butarajya, kuko iriya zira ushobora gusanga ari disorder, afite disorder, wasanga afite yaragize disorder. Abantu ziranye nabo n'abansaba bakajya muri Afurika iyo ndwara ntitujya twemera ko tuzigira. Turavuga ngo uyu muntu yarananiranye, uyu muntu ngo ni ikihebe, uyu muntu ngo yanze umuryango ugeze gute, ugasanga aravuyemo kwiyahura. Urakoze cyane. Ariko ndakwinginze, niba hano hari abantu bagukurikirana, hano turi abantu 400, ntiyaburamo umuntu byabyo byose baba bashinzwe ibyo bintu. Uyu mutipe kugaruka biroroshye, kumuganiriza biroroshye, ariko bitajya mu social media. Azagaruke cyangwa byihorere. Urakoze cyane. Murakoze. Ikintu kirimo ni kimwe, uramwibeshyaho cyane. Kaze ngo nje kategori ya Robert ari baramaze kuyibona kandi ndayizi, nta nubwo ari we wa mbere. Kategori y'uyu mujene, kategori y'umugabo bita Rusagara, abantu bamuzi nigeze kumushyira mu namwe ndende kuri Twitter. Muri statement za Robert we avuga ko ajya apata amatuno, ntabwo yigeze abona umusaruro, kandi yararwaniye igihugu. Munyumve neza cyane. Mu ngero atanga akwereka abantu ngo barwanaga, baje igihugu aya masaha bakabona promotion. We nk'umuntu warwaniye igihugu uzabyumva muri complaint atanga, akubwira ko hariho n'abasirikari baje nyuma bakaba promoted, bakaba promotinga nyuma, bakaba viongozi babo. Sinzi mugende mukurikira amagambo ku yandi. Noneho ageze kuri Ninja, ashatse kugaragaza ko Ninja wari aduyi yaje, uyu nguyu agafatwa agakoreshwa akanabayobora. Iri manungu niko nuza kureba uriya Rusagara yaraje ejo bundi arambwira kuri pano turi kumubaga, aravuga ngo ntabwo numva ukuntu umusirikare warwaniye igihugu akora amanyanga, ari umusirikare warwaniye igihugu, abohoye igihugu, akora amanyanga, hanyuma uwo nguwo akajya muri gereza, akaborera muri gereza, agafungirwa muri gereza, kandi yarabohoye igihugu.
ahangaha rero iyi kategori mu Rwanda irahari y'abantu bumvaga cyangwa bespektingaga ko twabohoye igihugu, tugomba gukora anything we need, dufite ubudahangarwa. Ibi bigatandukana na politike ya His Excellency. Munyumve neza cyane, igihugu cyabohowe, umunyarwanda agomba kuba umunyarwanda, itegeko rizahana buri wese, nta muntu ufite ubudahangarwa. Rusagara we naramaje, ni iyihe mpamvu yatumye uhinduka? Ni iyihe mpamvu yatumye uba ikigarasha ukaba umwanzi w'igihugu ukajya muri opposition? Impamvu ibisobanuro yampaye ni ibingibi. Ampa urugero kurwa uriya mugabo waguye Mabuso, ninde bari barakatiye akarwa? Ni Rusagara, nawe wari umusirikari y'ikoroneli ndabyibuka, I think. Aravuga ngo ni iyihe mpamvu yatuma umuntu atarwanya ubutegetsi? Niba abafashe igihugu aya masaha bashobora kwisanga muri gereza ngo bakoze ibyaha, bagafungwa, bagahera muri gereza, bagapfira muri gereza. So aba ni abantu bespektingaga. Niba ubyumvishe neza, Robert akubwiye ko James Kabarebe afite amafaranga yasakara umujyi wa Kigali wose, ngo ariko we arikira inda kurwara. So here's the thing, ni ukuvuga ngo dufitiye kategori, kandi ntabwo ari uyu nguyu gusa. Bahaye urugero rwa Rusagara neza, statement ni imwe y'abantu bumva ngo ko bari baje igihugu kikimara gufatwa, bo bagombaga kugira ubudahangarwa, bakagira specialite itandukanye n'iy'abandi. Urimo kunyumva? Niyo mpamvu ari kuguha ingero, agakomplaininga ku bantu batabohoye igihugu ariko bisanze bari mu nshingano, akaguha ingero za Ninja. Urimo kunyumva? Akakubwira we ko amenungunika ama hajapata matunda, azabigarukaho cyane. So ibyo ngibyo bikamudrivinga akajya kurwanya ibyo. Ntabwo bishoboka. Politiki ya Perezida Kagame, generali, politiki ya Perezida Kagame ni yuko gufata igihugu no kuba igihugu cyarabohoye ni ikintu kimwe, kucyubaka kigomba kubakwa n'abanyarwanda bose, kandi ubutabera bukagera ku bantu bose. Kuba warafashe igihugu ntabwo byo ngibyo biguhereza autorite yo kuva kugomba kugira ubudahangarwa, itegeko rire umunyarwanda wese. Nirwo Rwanda Perezida Kagame yifuzaga n'abari kumwe nawe. Kubera kimwe mwumva ko mugomba kugira ubudahangarwa, cyangwa mukumva ko mugomba kugira ibya mirenge. Ese Kambabazi, ni mu complaininga ko icyatumye abantu haguruka ngo barwane ko ari ukubona igihugu, kuki mwumva ko agomba kuba specialite yanyu? Specialite yanyu yari imwe, ko ari ukubona igihugu mukajya abanyarwanda bose. Iyo niyo politiki ya Perezida Kagame. Ariko mukavuga ko mugomba kugira umwihariko, nimusigeho. Ntabwo ariko bigomba kugenda. Ntuze ya Robert ndamwumva, namaze kumutega amatwi igihe kirekire. Ubwo ariko bimeze, mureke muzibukirwe ku mateka. Mureke kumva ko ntabwo mwafashe igihugu kugira ngo muze kuba batunzi. Muti rero harimo 2, 3, 4 batunzi. So ngayo nguko. So Robert rero ibije wari uzi ko mu gisirikare cy'u Rwanda nubwo complaining ngo ntibamuzamuye, wari uzi ko niyo waba ufite seniority imeze gute, discipline yawe ari yigutwara ikaguhesha promotion. Urebye n'ukuntu yitwara, buriya ntiyabuze ibimubuza iyo promotion, however much yaba yararwaniye igihugu akakora ibyo akora. Ikintu bira bintu avuga byo kutajya muri ntuza, byo kutajya muri mission, byaramushenguye kandi birumvikana. Urimo kunyumva? Urukumva Robert yaririmbaga muri band, muri jazz band, urukumva hari Kanombe. Navuga ko hari aho yageze akaba nk'umutwe wayo. Kuko ujye kura muri, niyo mpamvu uri muri Army Band ari wamenyekanye cyane. Siko bimeze? None yageze muri Army Band ate? Yarabivuze, birasuna urugendo. N'urugendo rw'uko yagezemo byose yarabisobanuye. Tugaruke gato kuri iki kintu. Urumva? Hariya ntabwo Robert yagomba kujya muri mission ya Darfur. Urukumva? Arya shingiraho akavuga ati ni gute ntigeze mparwa amahirwe yo kujya muri mission nk'abandi.
turi kumwe, ariko ikinzirika ku kutagenda akaba ari impano yanjye, ariko niyo mpano sinyibaza umusaruro ngo mu amahirwe yo kwibyaza umusaruro. Izo complain zo mu kazi yabi complaininga, twumvikane. Niba complaining akavuga ati ntabwo nigeze mbona amahirwe yo kujya muri mission nk'abandi, kutajya muri iyo mission nk'abandi, impamvu yanzirikaga ni akazi nari mfitanga ko kuririmba, ni iyi mpano nari mfite. None kubera iki ntigeze mpabwa n'indi opportunity kugira ngo nanjye niteze imbere? Ariko katugaruke gato, ibyo ngibyo bigusunikira kuba umwanzi no gusenya ibyo wubaka. Exactly. Iki nicyo kibazo. Hello. Manje kubasuhuza. Tekereje Ibintu bya Robert ni story ishobora kuba yaratangiye kera. Ubundi reka ntangire ntyo. Ariko se Godfrey wababwiye ko Ndahimana yaje Montreal bakaza kumwakira nka perezida bakaririmba indirimbo y'igihugu. ejo bundi muri Ottawa baririmba indirimbo yubahiriza igihugu, baramwakira nka perezida. Abarundi nibo bari most bakenyeye, Abarundi babyina za ndirimbo zimeze nk'iz'abazimu. Ziriya mwari mbabarire sino kuvuga nabi ko si bose. Urumva nibo bamubyiniye, nibo bamuririmbiye, na bene wacu bandi nyine kuri urwo ruhande bamushyigikiye, bamwe ni welcome president n'amafoto n'ibipankarite president. Ariko bari mu kaboro kameze nka toilette, hano bakamwakiriye perezida w'u Rwanda mu gasare kadafite n'ibirahure ntibahumekaga. Ibingibi rero uyu nguyu ibyo ibingibi uyu nguyu yegera ibingibi, iyo propaganda ivuga ko ntabwo FDL ihari, nta kibazo. Hanyuma se bahumeka byagenze gute? Hanyuma zira FDL hanyuma ndakubaza niba ntazihari, ababirirwa bapakira abantu bari mu tobo, no kuvuga ngo ni ibihuha. Ubwo ni barumuna babo n'abanyeshuri. Mujye muri kibyo yarengereye. Robert ahita ntera sereri yageze hariya ahantu ibindi bibazo byo twamwumva, ariko yageze hari ahantu atera iserera abantu. Nagabanye niba ari n'ibisazi areke bamuvuze, niba kandi atari n'ibisazi naceceka ave ku masocial media ajya bikora. Oya reka media gukubita ikinyafu kunda uzagaruka ku murongo media ko nyizeye nabamukankiko barasaze. Noneho se ariko abonye ko umugore we yaje akakomeza ko muziranye sheri wanjara muterese ngo na Terese murumuna we ngo Safi, niko kuva ryari witwa Safi? Nta mazina batazanyita ubwo mpindutse uzi ko bigeze kunyita na ntuza. Habari yako uzi ko bigeze kunyita, hari undi waje anyita Nahimana aravuga ati ngo witwa ngo niba ni ngo nitande ngo ntutuye ngo Edmonton ngo ntiwitwa Nahimana ngo niba ni Nahimana nde. None umugore Robert shanyise Safi. Urabona Godfrey, uyu Robert ni personality ye kuba ni grateful. Umuntu wese uri ungrateful ahora niyo bamushyira mu ngando, niyo wagira gute still wazaryamo abantu rukwe cyangwa se wakwihinduka abantu muri kumwe mukorana. Rero ibingibi bya complaining ngo ntibigeze bamuha promotion, n'abantu benshi bagiye na za Darifunzi n'uyu munsi bakiri ku ntuza kuri rank ya major. Siwe wenyine batahaye promotion bayiguha ukuntu witwaye mu kazi. So uyu mugabo are just ungrateful, like period, are ungrateful. Rero niyo bamutera mu ngando bakamuhanura. Reka tuvuge ko n'amaranga atabonye. Ese abantu bose babuze amaranga bajya bahunga igihugu? Bajya kurwanya igihugu bakakikora ibingibi bijyanye no kugikora. Arega mujye mukurikira ibiganiro. Umunsi nabonye arimo arakora ikiganiro kora ku gace navuga ngo Nahimana ngo yamuhaye miliyoni 6 ngo niwe muntu wamubaye. Nahise mvuga Imana nagukundaga wa mugabo we.
ahora ashyira ariko nyine inkaye mu abantu nama abantu apromoting avuga neza ni abantu bamuha bakamwishyurira inzu bakamutunga ibi bintu ni ibintu byo uvuga yuko rero ndakubwira asoje aho niba ngaho muribeshya asoje aho ngaho nareke kuba muribeshya ruje aho ngaho umufana niho babeshyira ngo mukemera mukajya muri icyo kigare aha ngaha bashaka kwerekana ko ntabwo yagize umutima wo kuba aduyi cyangwa kuba ikigarasha yabitewe ni inzara bimukoresheje n'inzara ariko ntabwo ariko bimeze ndakubwira impamvu manunguniko cyangwa iki kintu ntabwo ari kiri muri we wenyine ni ukuvuga ngo dufate urugero Robert yabaye umwarimu instructor urukunyumva kubona umuntu waguciye mu ntoki uri umukuru to agutinya atitira akubona agasara akirukanka ukamubona aya masaha umubona ukamuhunga yaramaze kuba generali cyangwa koroneri ibi bintu ariko ibyo nabyo bifite rezo nta rezo irimo ntayo nta rezo irimo gusa abarimu bigishije abanyeshuri bakabona abanyeshuri bari ba none minisitiri se ukuntu urakoze babyumva cyane none se umwarimu wigishije umunyeshuri akaba ari oya minisitiri urumva ko ni agapersonalite k'umuntu wo kunungunika ariko ibyo ntabwo muri ngibyo rero nono nagenda anywa amazi ni umuntu uba birangire wifitiye ishyari ibyo ni ishyari ry'umuntu ku giti niba Robert cyiwe yagize amasaha na bibiliya bivuga neza ngo uzaba hari abazayobora abantu tuvuge bashyira igipankarita ahantu abantu ubayobore berekane ngo iyi nzira ngo irajya mu ishuri kandi icyo gipankarita kizahaguma ariko abantu bajye mu ishuri bige oya wowe usigare reka uhagaze mbwire Robert hahandi ikintu kimwe n'umuntu ntuza nabonye Robert urabona izi ntoki ukuntu zingana ziri ku kiganza cyawe uko izi ntoki zingana ku kiganza zimeze niko n'abantu bameze ni ku isi iteye nta muntu ureshya n'undi tumeze nk'izi ntoki ziri ku kiganza tugomba gusumbana ni ntuza nabonye yashyizweho na fande uyu mujene na umuvugizi wa polisi so twumvikana ikintu kimwe rero Robert kuvuga ko atari ikigarasha cyangwa ko atashobora kujoininga ariko ukajoininga ibigarasha ugakorana n'ibigarasha mbwira abo ugendana nabo nzakubwira abo uribo ariko kuba ugishogoringa ndaburezi nguyu none se godfather urabivugaho iki ko iyo ugiye ku ma live y'ibyo bigarasha uvuga ko naho usanga barimo baramutuka bavuga ko yaje kubaneka agira ngo azabice aribo bahaye uburozi sinzi uburozi numvishe bavuga ngo hari uburozi ngo niba ngo bwitwa ngo ikintu bwa mbere ngo mvishe mu buzima bwanjye niba ngo ayo mazi sinzi ukuntu yitwa ngo na thank you Sheri yes Henry ngo ayo mazi ngo yitwa Munyuzi ngo uriya Robert ngo afite urabona tuno tuntu urabona ukuntu baduha shot ya flu cyangwa ya covid ngo afite ngo tuzi twamunyuza ngo turi mu mashoti ngo menshi ngo arakubeshya ngo mugahura hano muzanga akore ku buryo ngo yangare ngo mukagerayo ngo akakubeshya n'ibiki ngo akabwira ngo agahaguruka ngo akajya aho bagiye kwakirira ngo mu bintu bari bubazanire ngo agashyiramo ngo munyuze ngo bakakubazanira ibirahure ngo bibiri ngo mw'icyawe ngo n'icye ngo ntumenye ko ngo yanahageze kuri reception ngo warangiza ngo urarwara ngo mpaka upfuye ngo ukapfa ngo bavuga ko urwaye sida narabyumvishe kwa bamukankiko n'uwo mugore n'abo bagore birirwa bavugana n'uwo bita Manzi ahubwo natareba neza bazamwiyicira bagenzi be of course bazamura umva nta nubwo ari kumwica gusa aho yikwibeshya ko ari nta n'umwemera n'umwe nta umwemera n'uwo mugabo miliyoni yamuhaye no kugira ngo amukoreshe kugira ngo yereke abantu ko yakoranye nawe ari umuntu ukomeye ariko nta umukunze ni kimwe nabo bita ba Beka n'uwo bita ngo ni juju ni kuku ibintu nk'ibyo iyo rero ibi bigarasha bya paripeo believe me nta muntu n'umwe wemera Robert mu bawopoze uretse abo ngabo nyine wenda avugana nabo ariko benshi bazi yuko yaje kubaneka bazi ko ari umumaneko ibintu byose abivuga kugira ngo abashe kubaganya imitima ariko birane byiza kujya babataka kuri asebo nukuri mu with you Henry reka bababuze amahoro nanjye nakoresha nageze aho numvishe ibiganiro akora n'ibyo tuvuga hano tumuvuga n'ibyo hari abamuvuga ndavuga there is something wrong
kuko avanga amagambo ngo urumva ngo perezida ngo Kagame ngo ni umuntu wanjye ngo ibiki n'ibiki ngo afande ngo burabura 2 seconds ngo abantu ngo bashatse kunyica noneho last in 2 days ago yasohoye ikiganiro ngo ngewe ngo kubera ko papa wanjye ngo yari mukuru ngo wa Fred Rwigema ngo byagenze gute nituma afite ibintu byinshi mbega niba ari inzara iri kumukoresha nabi pe kuko aravanga ibintu akavanga ku buryo utamenya niyo mpamvu n'ibyo bintu byo kuvuga ngo ni maneko ntawabihakana nabyo ntabwo twabihakana kubera ko umuntu avanga amadosiye hari ikintu pe ntabwo wambwira ko umuntu Robert tuzi waririmbaga indirimbo abantu babyina bakabyina warwanye kuva muri 90 oya ntabwo ari warwanye wenyine wahinduka ibyo ntabwo twabitindaho ariko uza abandi yo bagiye araza akavugishwa avuga ati ngendi muri ruhande tukabimenya ko ahari ntitunamutekerezeho ariko we arashaka gufata impande zombi kubera icyo ashaka gufata impande zombi yafashe rumwe akarugumamo ako kantu niyidekarare niba ari ibigarasha abyemere abigumemo nta n'uzamuburanya niba ari kuri kote yacu navuga ati ndi kuri kote y'igihugu wenda narakoshije aho natanye ni mu mbabarire ngaruke nabyo bisaba birangire ko nta wareka kumubabarira hari benshi bababariwe bakoze nibyo nibiruta ibyo yakoze ariko ibintu byo kuruma ahuha nk'imbeba ariko ngira ngo n'ubundi yababariwe kera kubera ko buriya nuko abantu batari kwira ariko uyu mugabo ashobora kuba yarahawe ama second chance menshi kugira ngo ahindure imyifatire ariko bikanga kubera ko byonyine niba ashobora kuva no mu gihugu akajya Uganda akakomeza akavuga ibyo avuga bivuga ko by'ukuri yahawe amahirwe menshi kuko ni umuntu wamaze iminsi mu gihugu kandi adafite imyitwarire myiza ariko bigeze bamufunga hari abantu hano bagira komenti umva Masisi nabibonye cucu mu mukure mu matwi hambo kuko uriya mukecuru ni dayimoni by'ibintu bivugirwe we biragatsindwa uwo ni ubwa mbere cucu afite nani n'umupoze uteye umva yitwa cucu uwo ni ubwa mbere mu barimo baravuga Robert barimo bavuga ibintu by'amabeshyo Robert ntabwo ubuze byose tumye galeri yanjye abantu batayuzuza bayo umva uyu cucu uyu cucu arahagara akavuga uburyo abatutsi aribo bakoze jenoside ubundi jenoside yari yarapanzwe gukorerwa abahutu ikarangira ikorerwa abatutsi nagiye ndavuga ntiho yasi nakwe nahise nkumambita neftinga kuko cyo nabuze icyo mvuga bahise bamburuka kuri nababwira bahise bamburuka ntabwo nakongera gusubirayo mureke tureke ibiganiro nuko yarahanyuze nabonye ko bati mubwira azasobanura ko yatwumvisha ibyo twamuvuze mubwira azabitwe turamiyutinga ngiye gukomoka aya nakayano kakomeje gushira request ariko gire ni byiza uko inkende yurira niko mugenda mubona amabuno yayo shaka bisa Robert kumusobanura biragoye rwose uyu muntu avuze ko ari umuntu twaye mubivuze ati Robert kumusobanura biragoye mu mureke kumutinda the truth arisobanya kisobanura ntiwamenya aho ahagaze ariko ni igihe kigeze ngo yisobanure yisobanure cyangwa biri kimwe kizamusobanura yavuze nubwo ari kigarasha ariko Robert yari afite impano yo kuririmba ni umuhanga mu kuririmba ariko yaririmbye naho imana n'indirimbo miguzi ni nazo zibabaje cyane ariko Godfather wumvise byakubwiye kwa Nahimana yakubwiye ngo wese azi ngo ubwo watibeshye ngo azi neza ko ngo igihugu yagifata niyo mpamvu yifatanya n'abantu batazagira aho bagera baramubaga noneho baramwandagaza none se urumva yabahishe hehe uburyarya aramuririmbye
kandi aje kumusenya ati igihugu ntiyagifata. Uyu mugabo nyine ni hypocrite guys. nibyo aravuga ati nababwiye nawe hari nawe hari arabizi akantu neza ko ntacyo hari akantu yafata kamwe kandi turavugana. hari akantu kamwe badahuriyeho. Igice kimwe cyumva ko igihugu cyavaho mbega kigahinduka kikaba umuyonga, ikindi gice kikavuga kiti no, ubutegetsi buriho twafatanyije kurwana nibuveho hajyeho ubundi butegetsi. So iyo rero bigeze kuri iyo ngingo nyine nibo batangira kwatakana hagati yabo, kuko icyo kintu ntabwo bacyumvikana. kandi ubwo bashobora kubyumvikana, impamvu batacyumvikana ni bamwe bafite ideology na tribalisme n'ivangura, kandi aba bandi nabo baravangurwa. Uko nyuma sizi kubyumva, niyo mpamvu badafite teamwork. mfite igitekerezo Robert namara kugera nka Amerika cyangwa amaze kugera i Burayi nibwo muzamenya Robert wa nyawe. Kugeza iyi saha afite byinshi ahishe kubera ko azi neza ahantu ari, ariko namara ko kurenga Uganda akajya ahandi nibwo muzamenya Robert azisobanuramo igihe kizamusobanura. Twamaze kumumenya n'ubundi ibyo azavuga nibyo bike kurusha ibyo abantu bamenye. Ibyo uvuze ni ukuri, kubera ko kugeza isaha kuba message atanga ku muntu w'umuhanga arayumva, kandi n'uruhande ariho umuntu ararwumva, kereka umuntu w'injiji niwe utazi aho yaba aherereye, ariko aho aherereye afite ikibazo kimwe gusa kimugonze, gishobora kuba ataraba open ngo yidetermine 100%, ariko ubundi aho aherereye ku muntu ukurikirana ibiganiro byarahazi. nagira urugendo rwiza. Iyo umwumvise avuze ukamutega amatwi umenya icyiciro umufatiramo kandi ntabwo kiyoberana.